Ni gute twemera ko isi igira akaga? Ni gute twemera ko igihugu kigira ingorane? Ni gute twemera ko itorero rigira ingorane kandi umuti uri mu biganza byacu? Ni gute twemera ko abantu bacuma uborogo kandi Imana ari iyacu? Imana ishimwe. Bakozi b'Imana, mbega mwebwe muri ibisubizo mu matorero muyoboye? Mbega mwebwe muri ibisubizo mu Banyarwanda? Abakozi b'Imana mwese aho muherereye, ndazi ko muhari. Muri igisubizo mu itorero ry'Imana, uri igisubizo mu bakristo, uri igisubizo mu Banyarwanda, uri igisubizo ku isi, uri igisubizo mu bantu batandukanye. Ariko reka mbwire, imbaraga zikurwanya nizirambika inkota hasi ahari gucuma uborogo. Izo mbaraga nizikurekure ahari haje amarira haboneka impundu, haboneka kuvuga ngo Imana yishyura ibishwe byatagerwa, itanze ihumure, itanze ibyishimo, itanze amahoro, itanze umunezero, itanze igisubizo ku bintu byose byari byarananiranye. Kandi umva ari ubuhanuzi. Imana yacu yishyura ibyatagerwa, umucyo ukabana nayo, bimwe bikomeye yabitubwiye. Nimuhumurize imitima y'abantu, mubabwire ngo nimukomere, y'Imana yishyura ibihishwe by'abatagerwa. Haleluya! Y'Imana imenya iby'abandi byabananiye, yaduhaye amakuru. Turashimira Imana yo kwizerwa. Imana yashyizeho abakozi b'Imana ngo babe igisubizo muri iyi si ya none, ngo babe igisubizo ku mfubyi, ngo babe igisubizo ku bategetsi, ngo babe igisubizo ku bakomeye, ngo babe igisubizo mu nzu y'Imana. Erega turi igisubizo ku isi. Uri igisubizo Robedesta, uri igisubizo cyangwa uri ikibazo? Hari igihe abakozi b'Imana babaho ari ikibazo, ari ingorane, ari akaga, ari abo kuriza abantu, ari abo kuriza abakristo, ari abo kurema inzangano, ari abo kurema ibice, ari abo gutahamura abantu, ari abo gukura abantu imitima, ari abo kubatera ubwoba. Yesu Kristo arahari ngo agire neza abamushaka bose. Yesu Kristo arahari ngo akize ibikomere abamwiringira. Arahari ngo atange ihumure ku bamwizera. Mw'iryo torero uyoboye uri igisubizo. Mbega urimo urabwiriza ubutumwa butuma abantu bihana bakabohoka kandi bakakira amahoro? Mbega urimo urubaka imiryango cyangwa urimo urayisenya? Mbega imfubyi zikubona mwihumure? Mbega apfakazi bakona mwihumure? Mbega abantu bakomeretse, abantu bageze mu kaga, abantu bageze mu ngorane bakwitabaza bakakubona n'igisubizo kibabwira ngo humura, Imana yishyura ibishwe byatagerwa, iragutabaye. Erega igihugu cyabonye ihumure. Tunejejwe n'umwanya mwiza wo kubana namwe kuri uyu munsi mwiza. Ni umukozi w'Imana Iyamuremye Desire ugarutse imbere yanyu, nk'uko musanzwe mudukunda. Twongeye kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana, kandi mbona no kubasuhuza mwese aho muherereye, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Bufaransa, abari i Bugande, itorero Olive Pentecostal Church ry'i Bugande. Ndabashuje mwese abadiyakoni, abayobozi mwese b'itorero. Ndashuje abakozi Imana bari muri Kenya, ndetse mu kanya ndamafasha urugendo nje aho ngaho. Bifuje umugisha w'Imana, ndabizi ko mwadusengeye. Ndashuje itorero ry'i Burundi mwese mugira umugisha w'Imana. Pentecostal Galilaya mwese ndabashuje mwese aho muherereye. Ubuntu bw'Imana n'ubwa muri Kristo Yesu ubane natwe twese. Reka dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese, turagushimiye. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kubahwa, uteye ubwoba. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ni umutuvura, kandi ijambo ryawe riraruhura. Natwe mu ijambo wiruhurire uwo wagambire kuruhura, ugirire neza uwo wateguye kugira neza muri uyu mwanya. Urakoze kuduha ibihe byiza. Icyo twirukanye ni imyuka mibi, icyo twirukanye ni imbaraga mbi, icyo twirukanye ni imigambi yose ya Satani. Urakoze Kristo kuduhaye ibihe byiza mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Muri aka kanya ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli,
ibice bibiri. Reka dusome dore ku murongo wa 17 turangirize kwa 24. Imana iduhana umugisha. Avango nuko Daniyeli ajya mu nzu ye abwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Zariya kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe ngo ibayishurire ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. 19. Nuko ibyo byahishwe bigishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro. Maze Daniyeli ashimira Imana yo mu ijuru ati, izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kandi ihishura ibihishwe byahatagerwa. Izi ibyo mu mwijima umucyo ubana nayo. Ndagushimiye ndaguhimbaza wowe Mana yabasogokuruza impaye ubwenge n'ubushishozi unsobanuriye ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. Nuko Daniyeli ajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira atya ati, nturimbure abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo unshire umwami wacu ihishura ibihishwe byahatagerwa, kandi umucyo ubana nayo. Niryo jambo nkuzaniye aya masaha. Birashoboka ko ujya wibaza ngo mbega Imana iravuga, mbega Imana koko yamenya ibiri mu mutima w'umuntu? Cyane rwose Imana yacishura ibihishwe. Biriya itwereka ko uyu mwami yarose ibintu arabyibagirwa, ndetse nta n'ubusobanuzi yari afite. Arangije abwira abanyabwenge, arababwira ngo ndashaka munsobanurize narose, muzimbwire kandi munazinsobanurire. Bamubwira ko akwiye kuzivuga bakazimusobanurira. Arababwira ngo nazibagiwe, ariko ndashaka mwinjire mu mutima wanjye no mu bwenge muzimenye, nimara kuzimenya munambwire n'icyo zivuga. Baramubwira bati, nyakubahwa, nta muntu hano mu isi, nta mupfumu, nta murozi, nta mukonikoni, nta muntu uhari wabasha kwinjira mu bwenge bwawe ngo yinjire mu mutima wawe afate ibintu warose abikubwira wowe wabyibagiwe anagusobanurire. Ariko ngo umwe mu basirikari be arababwira ngo ariko hariho Imana ishobora kumenya ibyo bintu, ariko mu bantu babyawe n'umugore b'inyama n'amaraso nta wabishobora uriho. Arababwira ngo nimutabisobanurira abanyabwenge mwese muri bwicwe, kuko birambujije amahoro, birambujije kuryama, birambujije gusinzira, kandi nabyibagiwe. Cyari ikibazo gikomeye mu gihugu, cyari ikibazo gikomeye mu buzima bw'abantu, cyari ikibazo gikomeye mu banyabwenge, cyari ikibazo ku babyeyi, ku mubyeyi wabyaye umunyabwenge, cyari ikibazo ku mugabo n'umugore washatse umunyabwenge, kuko urumva bavuze ngo abanyabwenge bicwe hasigara ibigoryi. Niko byari bimeze. Isi yarihuye n'akaga, isi yarihuye n'umuborogo, ariko abakozi Imana turi inyishu, turi igisubizo ku isi, turi igisubizo aho bikomeye, turi igisubizo aho byananiranye. N'iyi saha nje ndi igisubizo ku buzima bwawe. Iyi saha Imana intumye kuri gusenga rwa, wowe ukurikirana gusenga rwa,
nje ndi igisubizo ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Nawe ufate abanyabwenge bose barimo bafatwa bakurwa mu mabiro, barimo bafatwa bavanwa mu bushakashatsi mu bitaro by'aho bakorera, barimo bakurwa aho bakorera bashinzwe umutekano, barimo bakurwa mu bapilote batwara indege aho bari. Urumva ijambo gitwa umunyabwenge wose ahantu yarari. Umwami yarashyizeho itegeko ryo kuvuga ngo akwiye kwicwa kuko banze kunsobanurira inzozi narose ngo bazimbwire bambwire nicyo zisobanura. Ariko turashimira Imana yo mu ijuru. Haleluya! Turashimira Imana yo kwizerwa. Imana yashyizeho abakozi b'Imana ngo babe igisubizo muri isi ya none, ngo babe igisubizo ku mfubyi, ngo babe igisubizo ku bategetsi, ngo babe igisubizo ku bakomeye, ngo babe igisubizo mu nzu y'Imana. Erega turi igisubizo ku isi n'iyi saha, tuje turi igisubizo. Lobe de glai lando bedesta. Nje ndi igisubizo ku Banyarwanda, nje ndi igisubizo ku itorero ry'Imana, nje ndi igisubizo ku ntambara ufite, nje ndi igisubizo mu kazi uri mu uyu munsi uri kugeragerezwamo, nje ndi igisubizo ku rugo rwawe rwakuyobeye, nje ndi igisubizo ku buzima bwawe wampfubyiwe, nje ndi igisubizo ku ntambara ufite. Niyo mpamvu nicaye imbere yawe ngo nyumve. Biratubwiye ngo Daniel abyumvishije abwira bagenzi be ngo bari abanyagano, ntibari bakavukire. Ariko Daniel abwira bagenzi be, arabwira ngo ariko mu ijuru hariho Imana. Haleluya! Lobedesta, hariho Imana. Bakoze Imana muri aha, hariho Imana. Haravuga ngo none ni gute turimburanwa n'abanyabwenge twarizeye Imana ishobora byose? Ni gute twemera ko ibi ngibi bibaho dufite Imana ihindura ibintu? Ni gute twemera ko isi igira akaga? Ni gute twemera ko igihugu kigira ingorane? Ni gute twemera ko itorero rigira ingorane kandi umuti uri mu biganza byacu? Ni gute twemera ko abantu bacuma uborogo kandi Imana ari yacu? Imana ishimwe. Haleluya! Daniel avuga ngo no, tujye kuyisenga tuyibaze. Ngo bajye imbere y'Imana barayisenga. Ngo barimo bayisenga, Daniel ngo ajyamye, Imana yo mu ijuru yo kabyara, iyi Mana ndayikunda ndayubaha, nzayikorera nzayikurikira kuko nayibonyemo ibintu bikomeye. Ngo ajyamye nijoro bamaze gusenga, ngo bime umwami yarose akabyibagirwa. Imana iragenda yinjira mu mutima w'umwami, irabiterura byose, irabiterura yinjira mu bwonko, irabiterura byose uko byakabaye. Ibizana Daniel ajyamye ati ngibi bya bindi byari bitumye abanyabwenge bicwa, byari bitumye isi ihura, abantu bahura n'umuborogo, abana bab'imfubyi, abantu b'abapfakazi, ngibi ndabizanye. Imana ishimwe. Aravuga ati Daniel ahita akangura abagenzi be, arababwira ngo nibyo. Arababwira ati ya Mana twasenze bimwe byari byabayobeye yabimbwiye, irabizaniye ngo mbibabwire. Imana ishimwe. Baramubwira ati ibyo uvuga nibyo? Ati yabimishuriye. Ngo bahita bashaka umugabo ngaho yitwaga Ariyoki. Baramubwira ati bya bindiro bya biteje isakaga twabisobanukiwe. Haleluya! Twamenya amakuru. Abanyabwenge nibatahe, abagabo bashingiwe n'abanyabwenge nibahumure, abantu baragiye ko bapfakazi nibavuze impundu. Imana yacu yishura ibyahatagerwa, umucyo ukabana nayo, bimwe bikomeye yabitubwiye. Nimuhumurize imitima y'abantu, mubabwire ngo nimukomere, ya Mana yishura ibihishwe by'abahatagerwa. Haleluya! Ya Mana imenya ibyo abandi byabananiye, yaduhaye amakuru. Mana ishimwe. Ngo Ariyoki abaza Daniel, aramubaza ngo Daniel, by'ukuri inzozi umwami yarose akazibagirwa, urashaka tukujyane uzimusobanurire? Daniel aramubwira ngo yego, njyana mubwire ibyo yarose, mubwire n'icyo bisobanura. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Imana ihabwa icyubahiro. Biratubwiye ngo aramujyana
ndashangwa kugira ngo ngere kusoza asengera abantu ngo aramujyana ageze ibwami arabwira umwami amaze ati by'ukuri ibi narose ngabyibagirwa wabimbwira iyo ukomeje gusubira ku murongo wa 25 uzabihasanga aramubwira ngo yego bimwe warose ukabyibagirwa Imana yo mu ijuru yamaye kubimenya nicyo kinzanye kwikubwira Imana ihabwa icyubahiro ngo umwami amutega amatwi haleluya ngo umwami aricara avuga ati mva uyu muntu akeneye kumenya neza kwambwira ibintu narose nkabyibagirwa akabinyibutsa I love the glay akanambwira nicyo bisobanura ngo bicaye aho ibwami Daniel aterura amagambo ya rose Imana ishimwe aravuga ati warose ukuntu ati yego ati byari bimaze ukuntu ati yego ati byaje umwami ati ibyo nyine niko nyene birose Imana ishimwe aravuga ati icyo bisobanura ngera ku musozo icyo shaka kumenya mbega wowe uracyamenya ko hari Imana iyishura ibishwe byatagerwa mbega uracyamenya ko mu ijuru hari Imana iyishura ibyananiranye mbega uracyamenya ko mu ijuru hari Imana isobanura ibyo abantu baburi igisubizo hari ibintu abanyepolitiki baburi igisubizo hari ibintu abakomeye baburi igisubizo hari ibintu abanyabwenge baburi igisubizo ariko hari Imana ibintu byose ifite igisubizo cyabyo Imana ishimwe Imana irafite igisubizo cy'urugo rwawe Imana irafite igisubizo cya business yawe Imana irafite igisubizo cy'uwo mwana wawe Imana irafite igisubizo cya mariage yawe Imana irafite igisubizo cy'ubuzima bwawe bwagucanze Imana irafite igisubizo cy'ibyo byose urara wibaza ukarara udasinziriye mbibutse ko abanyabwenge bari barimo barira basezera imiryango yabo igihugu cyose cyari mu gahinda nta handi bari bizeye amahoro haleluya nta handi bari bizeye ibyiringiro nta handi bari bizeye ihumure kuko umwami yari yamaze gusinya itegeko yagemeje ko abanyabwenge bose bicwa urumva umugore washatse umugabo w'umunyabwenge yari mu marira abana bagiye kuba imfubyi abakozi bakora mu mabiro bari bagiye kwicwa karakaga wari umuborogo nawe wibaza abanyabwenge bose habonetse itegeko kuvuga ngo bakwiye gupfa ariko Daniel w'umunyagano Daniel utagaragara ko yabishobora Daniel utagaragara ko yaza ari igisubizo Imana yamuhinduye igisubizo kugira ngo imitima yabeshikire abantu babone amahoro abantu babone kuruhuka mbega nawe urizeye ko isaha wabona amahoro ukabona kuruhuka erega Imana ihishura ibihishwe byatagerwa kandi umucyo ubana nayo Imana ishimwe iyi Mana twizeye ihishura ibiri kure icyamukongera ukayizera ukayikunda ukayubaha ukayiha umwanya ukayikorera kuko n'Imana yakongera kukumenyesha ibyo ubona byagucanze ibyo ubona byakuyobeye udafitiye igisubizo muri uyu mwanya ndashaka dusengane kuko aya magambo mvuze arumvikana ariko reka mbwire imbaraga zikurwanya nizirambika inkota hasi ahari gucuma uborogo izo mbaraga nizikurekure ahari haje amarira haboneka impundu haboneka kuvuga ngo Imana yishura ibishwe byatagerwa itanze ihumure itanze ibyishimo itanze amahoro itanze umunezero itanze igisubizo ku bintu byose byari byarananiranye kandi umva ari ubuhanuzi ku bintu byose byari bigushoboye Imana itanze igisubizo ku bintu byose byagombaga kuguhitana ku bintu byose byagombaga gutuma utakaza ubuzima ugatakaza ibyishimo ugatakaza amahoro Imana itanze igisubizo ibyatagerwa irabishuye kugira ngo ugire ihumure ugire umunezero kuko umucyo wayo ubana nayo kandi izanywe no kugira ngo nawe wongere uvuge ngo yo ya Mana senga iranyeretse ijambo rya nyuma bakozi b'Imana mbega mwebwe muri ibisubizo mu matorero muyoboye mbega mwebwe muri ibisubizo mu Banyarwanda abakozi b'Imana mwese aho muherereye ndazi ko muhari muri igisubizo mu itorero ry'Imana uri igisubizo mu bakristo
uri igisubizo mu Banyarwanda, uri igisubizo ku isi, uri igisubizo mu bantu batandukanye. Bitwereka abakozi Imana benshi, ba Eliya, ba Elisa, ba Saduraka, ba Mishake na Abednego. Bibiri itwereka ba Esteri, itwereka abakozi Imana benshi babaye igisubizo, ba Hezekiya. Hezekiya hano urebye amagufa yumye, yabaye umurambo mu kibaya, yabaye igisubizo, ngo yaranyanyagiye nta buzima afite, ngo ari kumererwa ngo hanura, arahanura magufa agira ubuzima, arahanura magufa ajyamo inyama, arahanura magufa araterana, umwuka ujyamo birahumeka birahagarara, ngo bwirema mu inteko. Uri igisubizo Robert, uri igisubizo cyangwa uri ikibazo? Hari igihe abakozi Imana babaho ari ikibazo, ari ingorane, ari akaga, ari abo kuriza abantu, ari abo kuriza abakirisitu, ari abo kurema inzangano, ari abo kurema ibice, ari abo gutahamura abantu, ari abo gukura abantu imitima, ari abo kubatera ubwoba. Yesu Kristo arahari ngo agire neza abamushaka bose. Yesu Kristo arahari ngo akize ibikomere abamwiringira, arahari ngo atange ihumure kuba mwizera. Mw'iryo torero uyoboye uri igisubizo. Mbega urimo urabwiriza ubutumwa butuma abantu bihana bakabohoka kandi bakakira amahoro? Mbega urimo urubaka imiryango cyangwa urimo urayisenya? Mbega imfubyi zikona mwihumure? Mbega abapfakazi bakona mwihumure? Mbega abantu bakomeretse, abantu bageze mu kaga, abantu bageze mu ngorane bakwitabaza bakakubona n'igisubizo kibabwira ngo humura, Imana yishura ibishwe byatagerwa iragutabaye. Erega igihugu cyabonye ihumure bwa Daniyeli. Zamura ikiganza dusengane Imana, Imana ibamera umugisha. Mana data twese, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ni ukuri. Uri Imana yishura ibishwe byatagerwa kandi umucyo ubana nawe. Abakozi b'Imana benshi bitwereka ko bagiye baba igisubizo mu bintu bikomeye binyuranye, ariko uyu munsi wa none hari abari kwiyahura, hari abari kwicwa n'agahinda, hari abari guhura n'abesikoro, hari abari guhura n'ababehemukira kandi bari mu nzu y'Imana. Ariko turasenze, ariko hariho n'abakozi b'Imana biteguye kuba igisubizo muri iyi si ifite ingorane, biteguye kuba igisubizo muri iyi si y'akaga, biteguye kwihererana n'Imana. Imana ikabwira ibishwe byatagerwa, bagatanga igisubizo abantu bakaruhuka, bagatanga igisubizo abantu bakakira ibyishimo bari baratakaje. Haleluya. Erega harakenewe abantu bajya gusenga bakazana amagambo bavuga ngo Imana hari icyo yatubwiye, bakabibwira abantu bigahindura imitima y'abantu. Turasenze rero ngo umuntu wese w'umukozi wawe umusubize ku isoko yo kumenya ngo hariho ingorane, ngewe nkora iki, yo kumenya ngo aho nuye hari ingorane ndi umukozi w'Imana nkwiye kwifata gute, nkwiye gukora gute kugira ngo tube igisubizo imitima y'abantu ibashe gukira. Urakoze Kristo ko nisaho ukije imitima myinshi, urakoze ko nanjye nje ndi igisubizo kuri iyo mfubyi, nje ndi igisubizo kuri iyo business yo muntu, nje ndi igisubizo ko umuntu akazi kari kahagaze, nje ndi igisubizo ko mu byo utabyara, nje ndi igisubizo kuri aho ngo bari mu ntambara mu kazi bahanganye harimo kubesherwa no kurenganwa, nje ndi igisubizo ku bibazo byinshi bigoye imiryango. Kubwira ijambo ryawe rikabohora imitima myinshi, abana bakakira ihumure ritangwa nawe. Ngushimiye kwikoze nk'Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Mwaganiraga n'umukozi Imana Reverend Pastor Iyamuremye Desire. Murakoze cyane, amen. Numero za telefone reka mbahe iziri ku WhatsApp ngira ngo nezo nziza mwazajya mudushakaho, kuko kenshi tuba turi i Bugande, ariko ndabaha numero ya telefone nifashisha ndi i Bugande kugira ngo ibafashe. Ni +56 70 83 61 22 ndasubiramo +256 70
83 61 22 iyo mu Rwanda nayo ibiriho ni 0788 45 35 31 0788 45 35 31 Imana ibamera umugisha.